natangiye gukorera amafaranga 1000 ku kwezi. Bongeye muri nge niyumvisha ko umwana wese tungana ari ihame ko abatagomba kuba afite ababyeyi. Njya kuba ahantu mu rugo rw'umuntu, ntabwo namuvuga izina, uraza kubyihanganira, ariko nawe ashobora kubona kino kiganiro akavuga ati uyu ni wa mwana wabaye hano hantu. Nabonaga n'umuntu mukuru avuze ngo papa na mama, nkibaza se ngiye byagenze gute. Muraho neza, nongeye kubasuhuza nanone mbahaye ikaze muri Dark Side. Nk'ibisanzwe uko nabibasobanuriye nk'uko mura mbibutsa yuko Dark Side ari igice cyacu cy'ubuzima twanyuzemo aho bitabashije kugenda neza, kandi nanone mwibutsa yuko kubera yuko ubwo buzima tuba twarabuciyemo biba byararangiye. Hari abantu benshi bifasha, hari abantu benshi baba bari muri ubwo buzima nabo bumva bitazashoboka ko babuvamo, ariko still bigatanga icyizere ku buzima bwabo. So nongeye kubaha ikaze nanone, ni Mutakosoni mujye kongera kubana uyu munsi. Bafite uyu mutumirwa rero nawe ujye kudusharinga ibintu bye, bimwe mu byo yaciyemo mu buzima bwe yanyuzemo. Ikiganiro cyacu ni kuri Mutakosoni YouTube channel, ni subscribe, ni likes, ni share, comments n'ibitekerezo byanyu, kandi biba bikenewe cyane cyane. Ngo haye ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Misago Deo, abandi baranyita Rasta kubera bijyanye na Madrid, ariko bwite ni Misago Deo. Ni y'ababyeyi banjye banyise. Yego. Misago Deo, abantu batakoze ndaho ukora iki? Ku bijyanye n'akazi kanjye nkora muri salon, ndi umukwaferi, nka hair style, ibintu bijyanye nyine n'ubwiza bwo ku badamu. Rero mu kiganiro cyacu tuganira, dusharinga inkuru zigiye zitandukanye z'ubuzima twigeze kunyuramo. Niba nawe waba ufite ubwo buzima, ni karibu tukiganirira. Cyane ubuzima ntabwo bwabura, kuko umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi, ntabwo rero bwabura buba buriho. Ndakeka hari bamwe bashobora kubyumva nabi, abandi bakabyumva neza ati hano, cyangwa bamwe bakabakora ku mutima, bigiye bitandukanye. Ku cyeregeranyiro n'ubuzima bwanjye, ubu ngubu wondi siko nari meze mbere, ko aho umuntu aba yaratangiriye yumvikana niho haba habi, noneho ahaherukiye ugasanga niho harushijeho kubaho heza. Nahera wenda hari ibyo umuntu aba yibagiye atibuka neza, kubera haba haragiye hashiramo igihe kirekire cyane, ariko nahera wenda nk'urugero mu byerekeranye nk'ubuzima bw'ishure, imibereho, akazi umuntu aba yaragiye anyuramo. Ngiye mu buzima nagiye nyura mu buzima bukomeye cyane, bumvunye, byerekeranye wenda natangira nk'ibutare kubera icyo gihe abantu benshi bumvaga ko nyine kubaho ari ubuzima bukomeye. Byamfashe ko ngiyewe gushakisha akazi, imibereho, ukiri n'umwana mutoya bigoranye. Njya kuba ahantu mu rugo rw'umuntu, ntabwo namuvuga izina, uraza kubyihanganira, ariko nawe ashobora kubona kino kiganiro akavuga ati uyu ni wa mwana wabaye hano hantu. Ntakubeshe, natangiye gukorera amafaranga 1000 ku kwezi. Icyo gihe uba yo wari ugiye kumufasha mu bijyanye n'akazi ko mu rugo, cyangwa byari kugufasha mu buzima busanzwe? Akazi ko mu rugo ntabwo kwari kumfasha bisanzwe, kuko iyo aza kuba ari nko kumfasha bisanzwe ntabwo nari buzajye mpembwa.
bampaye akazi ukwezi kwashira ngahembwa bitewe n'ibyo mba nakoze. icyo gihe Deo yari afite imyaka ingahe? Nari mfite mu myaka hafi 14. 14. Deo agira ababyeyi mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe ababyeyi banjye ntabwo mbagira nta nubwo mbazi. wisanze gute muri ubwo buzima bwo kuba utazi umubyeyi wawe n'umwe, gukura ibikomere byo kubona utabazi, ari ukugerageza ubuzima, ari ugushakisha? Wadusangiza iyo nkuru gatoya. Mu byerekeranye no kwiyakira muri ubwo buzima byari bigoranye cyane, ko ngiye muri nge niyumvisha ko umwana wese tungana ari ihame ko abatagomba kuba afite ababyeyi, kubera igikomere cyo kuba wumva uri wenyine. Bitewe nuko nabaga ndi jyenyine, nabonaga n'umuntu mukuru avuze ngo papa na mama, nkibaza se ngiye byagenze gute? waba uzi ukuntu wenda batabarutse cyangwa inkuru y'ukuntu wenda byagenze? Se mama yarakubyaye aragenda, byagenze bite? Ntabwo yambwiye ngo agende, byatewe n'ibyago nyine byabereye umunyarwanda wese. waje kubabura cyangwa ubwo buzima muri kumwe? Naje kubabura bitewe n'ubuzima nyine butari bunyoroheye, ariko amakuru yo arahari ko batakiriho. umenya ubwenge uri wenyine? uri wenyine cyangwa wari ufite umuryango wenda? Namenye ubwenge ndi jyenyine, abandi nabo twavukanaga, kuko akenshi usanga umwe wese iyo ubuzima bugoranye nk'uko nguko, umwe wese abarwana no kuri sayidi ye, ntabwo abarwana kuri sayidi y'abantu bose. wabashije gute ubuzima bwo kuba wenda wagiye kwiga, ubonye umuntu ugufasha gusubira mu ishuri, byagenze gute? Kwiga naragiye ndiga, ariko biba ngombwa ko gukomeza bitari bushoboke. Komeza ntabwo byari bushoboke, ko hagezeho yaho ntangira gushaka umurimo w'amaboko wo kuba navuga ngo ngiye nikorere, kugira ngo nabikubwiyeho. Kwikorera nta kundi kwari ugushakisha ikintu nakoresha amaboko cyabasha kuntunga, kuva muri ubwo buzima bwo kuvuga ngo wenda mvuye mu rugo gukorera umuntu. Urageraho ukamenyera, ukagira n'inshuti z'urubyiruko mungana cyangwa izisumbuyeho, zikaba zanakugira n'inama ati waza tugakora iki n'iki, kandi byakunda. Ni nabwo rero nahise ntangira akazi ko muri salo. wagatangiye nyuma y'uko ukoze ko mu rugo? ari nabwo wakoreraga 1000? Ari nabwo nakoreraga amafaranga 1000 ku kwezi. wagiye muri salo barakwigisha, urafatisha, uravuga uti noneho reka mpindure ubuzima, reka njye muri... maze igihe kingana gute mu bijyanye no kuba umukwaferi? Mazemo igihe kinini, kuko urumva ko icyo gihe natangiye ndi mu myaka 15 kugeza n'iyi saha nkibikora. Ariko icyo gihe kubyigaho ntabwo byari nk'ishure birambuye, kwari kwakunda uvuga ngo ndagenda nicare hariya mbone barimo kogosha, bagende banyerekera. Donc ni nabyo nanatangiye nogosha gusa, ariko nyine ubuzima ni burebure, birakomeza. Mvi Butare za hano i Kigali, ubuzima buranga, noneho biranga burundu. Nongera nisanga muri ka kazi nanone ko mu rugo. Nsubira inyuma, ngira gutya twiyumvishagamo nyine ko umusore aba yakorera umusore mugenzi we mu kazi ko mu rugo. Wumva ngo uzagenda gukora mu rugo rurimo abana, rurimo umugore, kumva ko nyine ari ibintu bivunanye, bazajya ubona ko wazaba urimo gukora akazi kenshi cyane. Ariko nagize amahirwe, mbana n'umusore, turabana, ariko nkajya mutekerereza ukuntu mfite impano nafukiranye, ngomba kuba nayitangira
nkashakisha ukuntu najya kwivugura nkajya kwiga. Akajya ambwira ati humura bizakunda, ati wowe icyambere kore uri umwana mwiza, ati ibyo dushaka kuzabigufashamo, ukaba wagira gute, ukaba wagera kuri iryo terambere ukajya kwiga. N'ubwo buzima ni iki kintu cyakubangamiye cyane, iki kintu ujye ukavuga uti of course kuba warakuze nta mubyeyi, nta muntu uhamagara ngo ubaze, nta umuntu uri buguhoze warize, iki kintu cyakubangamiye cyane kitajya kiva mu mutima wawe muri urwo rugendo? Ikintu cyambangamiye cyane muri urwo rugendo, kubaho ntafite ababyeyi birumvikana, ariko ikintu cyambangamiye cyane ni uko nagerageje gushakisha ngo menye imvo n'imvano zabo nkazibura. Byaje kugeraho icyo gihe nyine uwo musore yamuha uburenganzira, arambwira ati wowe uzashake ahantu wiga, ati noneho icyo uzaba ugamijeho nyine umutima njye nzagufasha kwishura. Biba ngombwa ko ntangira gushakisha aho ngomba kwiga kugira ngo mbihugure neza, nzakora umwuga unoze. Ambwira ati nta kibazo. Kugira ngo nyishakisha nibwo yahise avuga ati ariko wagiye ukiga imodoka, karibwo uzabona perimi. We yashaka guprofita kugira ngo azajya abona ukuntu njya mutwara atarinze kwishura umushoferi. Ndabibemerera ati nta kibazo, ngewe ntari ngiye gushakisha ahantu aba ari byo niga, tubi cyambere no kuzishura. Ati sawa, aranyishyura, arampereza amafaranga ndagenda. Ako ngeze aho ngaho kuri Etoile, umutima ukomeza kumpatamo bya bindi sanzwe nkora niyumvamo neza nzi. Amvugana rero n'uriya muntu, ndamubwira se nta kuntu ko barimo kumpatamo kujya kwiga ibi ngibi, nta kundi kuntu wowe twavugana nkajya kwiga ibyo nshaka, we bazajya bambaza ko mpari ukajya ubabwira ko uhari. Cyane nta kibazo, ibyo nabigukorera. Mfata kuri ya mafaranga yampaye mukubitaho makeya, andi njya kuyajyana ku kigo nizeho bakita Sepaje hano Kicukiro mu Kagarama. Byabaye ngombwa ko nyine naho mpagera mpasanga abandi bana benshi baba mu b'imfubyi bataha muri kiriya kigo, kandi ngiye ndiga ntaha hanze. Biba ngombwa ko mbona nyine ko turi mu buzima bumwe, nubwo njye natahaga hanze ariko nabonaga ubuzima n'ubundi just ko buracyari bwa bundi. Ngenda mbaganiriza gakeya, bambwira ibyabo nanjye babwira ibyanjye, bigeraho ninjira mu mwuga ntangira kwiga. Umwarimu wanyigishije amubwira ati rero mba nifite utubazo twishi gucya na gucya, ntuzajya ubona simbutseho gatoya, nyaboneka uzajya umpishira. Arambwira ati nta kibazo. Yari umwarimu mwiza, twarahuje pe, anigisha neza, agenda nkagaruka, ku buzima burakomeza. Twagezemo hariya twigaga umwaka wose, bigeramo hagati biza kumbera ikibazo nk'uko wabimbwiye ati nta kintu cyakugoye mu buzima. Byagezeho wa musore yahambwira ati rero ngiye kubana n'abandi basore kandi ndabona gukomezanya nawe kubana bitashoboka. Numva nyine amazi yambanye magari pe, kuyoga biranga. Ndamubwira se nta kuntu wazabaganiriza tukaba twakomezanya kubana? Aramakanira. Ndamubwira ati nta kibazo, uze kumbarira yanjye, ubwo nyine ngomba gushakisha ahandi hantu ho kuba. Akaba ari abandi basore rero twari inshuti aho ngaho muri quartier banyonga amagare. Ndababwira se nta kuntu mwambabarira nkaza tukabana, nkazajya mbogereza amagare mu gihe navuye ku ishuri? Ati se uzabibasha? Ati njye nabibasha nta kibazo. Barambwira ati uzaze tubane nta kibazo. Mboneyo no kubashimira, baramfashije, Imana izabampera umugisha. Genda mbana nabo, nkajya mbyuka nkajya ku ishuri, nkavayo
nkabafurira nkateka nkabogereza amagare byagera nko mu masaha nimugoroba abandi bamaze gutaha nanjye bakampa igare nkagenda nkanyonga nkava hano Kicukiro nkagenda Sonatibe nkafatayo umugenzi w'ijana nkagaruka abantu benshi bakantegera icyo ngicyo ngo banteze imbere ko nari na mutoya cyane abona uwo mpaye 1,000 uwo mpaye 2 ubuzima burakomeza noneho kwiga numva ndabikunze cyane ubwo abandi bajyaga kwiga bagafata ka kantu k'akayisinye ku mufuka bakakavanaho cyangwa bagavanamo imyenda bakayitwara mu baga ngo batagaragaza ko abarimo kwiga umwuga ngiye nari fieri yabyo kuko numvaga ko nabwo nateye imbere cyane nanjye nabaye umundi mwana nk'abandi nagiye kwiga ndakomeza twarize umwaka wose ngira ngo turawusoza neza sohoka mfite n'amanota meza kano kazi ndakakomeza nkakomerezaho mbese urebye ubuzima ni burebure nkorera abandi mbivamo ntangira kwikorera saro ya mbere natangiye gukora ari yanjye bwite nayikoreye hano i Kanombe kuri segiteri abantu bo kuri segiteri ndabasuhuza cyane mwarakoze kuko mwarantejeje imbere nubwo naje kubasiga nkagenda ariko ndabasuhuza cyane kandi anabashimira ko mwakoze kuba mwaranyobotseho birakomeza gakeya nibwo naje kugenda mfungura indi imbere na stade nabwo ndakomeza ndakora mbona birakunze ari byo cyangwa hari ikibazo ufite aho ngaho wambaza kintu twaganiriye umbwira ko igikomere cya mbere ni uko waje gukurikirana amakuru wenda umenye wenda uvuga uti njye nibuka umubyeyi wanjye njye nibuka mama wanjye njye nibuka papa wanjye bikanga ubigerageje igihe kinini aho ngaho narabigerageje igihe kinini amakuru amwe nabashije kumenya n'ubundi nayo nabonaga nta hantu nta kirimo gufata bigeraho nyine ndabirekera uvugutse nyine ndi umwana ndi umugabo ariko nazi papa nubwo nazi mama ubwo niwe ugomba kwigira kuba ubundi baravuga ngo nta mfubyi y'umugabo iwawe iwawe se buriya nayo iwawe baba bamajije gukura biba byarangiye ugomba gufunda ubuzima bwawe wenda nta muryango wundi wo kwa mama wundi mvuye anti cyangwa se uwo bafite uvuga uti wenda uyavukanaga na papa cyangwa yabaga kwa papa cyangwa barabanye ngo babashe kuba bagufasha byibuze no kumenya ho make amakuru make ku babyeyi bamwe barahari ariko bitewe nuko nabo muba mwaragiye mubana igihe bataba barakwishimiye ukavuga nta n'impamvu yo kwirirwa ninjira mu bintu bya famiye ukabiberekera ku ruhande nawe ukabihorera ahubwo ugatumbiriza intumbero yawe reka mbwivinga nubwo urabona cyafite n'ubundi sitiro cyafite ubundi buzima ariko byanga byakunda abantu bicara bati kumenya inkomoko yanjye ni ngombwa ushitse intege warabiretse cyangwa uracyakomeje kugerageza ibyerekeranye no kuri famiye yanjye byo narabirekeye ahubwo ubu ngubu icyo ndimo ubu ngubu ndimo gushakisha indi famiye yanjye nturutseho nshyashya kubaka urugo ukagira umugore ukagira abana cyane utekereza se ko umwana uzamubwira gute kuba ambajije ku byerekeranye n'ababyeyi banjye no kwicara nyine tukabiganiraho bisanzwe cyane cyane ko umwana atangira kukubaza ibyo ngibyo ari uko amajije kuba umuntu mukuru iyo atangira kuvuga byakunda azabikenera kubimenya nuko nawe gusa sinzi impamvu ngiye ku giti cyanjye mbanumva utabirekera kuko ntabwo bigira aho birangirira
ntaho bigiraho birangirira, ariko hari aho umuntu ageze akabona ko nyine n'ubundi byaba birimo no kumuvunira ubusa, ntabwo ari bubagarure bongera babone. Si no kuvuga ngo bya bindi ngo byo kuvanga imitungo n'ibiki, ntabwo nkibikeneye. Ubwo nshima Imana wenda kuko njye ndi muzima kandi amajije kuba umuntu mukuru nyine aciye ubwenge. Ibyo ntabashije guhabwa n'ababyeyi banjye nzabyishakira. nubwo ibintu wenda hari igihe hari ubwo ubuzima bukomeza ukavuga uti noneho wenda biretse reka nkomeze ubuzima bwanjye busanzwe. Kugeza uyu munsi aya masaha ubu ngubu turi kuganira, nicyo kintu kikugora cyane? Mu bintu byerekeranye n'ubuzima, urebye mu bintu byatangiye gukemuka. Hari uburyo wicara ukavuga ati nk'uko ukareba wambwira uti njye nkiri umwana numvaga abana bose bagomba kuba nta babyeyi bafite. Urambaza ku cyerekeranye n'ababyeyi? Ega nta kintu oya mu buzima busanzwe wenda Mu buzima hari igihe nk'ubu ngubu hari igihe umuntu ashaka akavuga ati nkumbuye, cyangwa se hari n'igihe bigeraho umuntu akicara no mu cyumba akarira, cyangwa ati hari akantu uba ufite ku mutima k'agahinda. Ku cyerekeranye ibyo ngibyo ntabwo byabura, ko kano kanya tuvugana njye mfite abana babiri. Mfite abana babiri kandi batandukanye kuri ba nyina wabo. Ku babyeyi babo. Icyo warumbajije cyerekeranye n'agahinda cyangwa se n'ikintu kiba kingoye, icyo nicyo kingora cyane cyo kuvuga ati se kubera icyo abana banjye bataba bari hamwe, byashoboka se cyangwa ntibyashoboka, ariko bitewe n'uko wenda ba nyina wabo batabishaka ko tubana nanone, kandi nta kindi kintu nabikoraho, makinga sure ko wenda babayeho, icyo bakeneye bakibonye, ariko nyine urumva ko hazamo ka kabazo ko kuvuga ati abana banjye ntabwo turi kumwe. abamama babo wenda iyo ubibaganirijeho bisa nk'ababyumva, cyangwa nko kugira umuntu utumvikana mu buzima busanzwe? Ushobora no kubimubwira abe yabyumva, cyangwa akakwikiriza akakumva akakwihorera akakubwira ati tuzaba tuvugana, warenzaho igeze. Ntabwo ujya uriha abana bawe ngo wenda utekereze kuvuga uti bose nk'uko badahuje mama wabo, utekereze uvuga uti nkurikije uko nanjye nakuze nta mubyeyi mfite, ntabwo bigutera igikomere? Ibyo nyine birambabaza cyane, ndabitekerezaho cyane. Hari n'ibishoboka nakagombye kumva ko nanjye nakagombye kuba mfite umuryango uri hamwe. Nk'uko mubyumva rero dukomeje kuganira, hari abantu benshi baba bari muri ibyo bibazo, kandi hari abantu benshi baba bafite ubuhamya bugiye bufasha abandi bantu kuva muri ibyo bibazo. Nk'uko mubyumvise rero aratuganirije, atubwiye inzira nyinshi yakomeje gucamo, ariko na n'ubu aracyarwana kugira ngo akomeze kuba umuntu w'umugabo. Mbibutsa neza yuko kureba ikiganiro cyacu ni kuri Mutako Sonia YouTube channel. Mbibutsa subscribe, mbibutsa comment zanyu ziba bikenewe cyane inama zanyu ziba zifite icyo zadufasha. Ngeze mu kindi gice rero tugiye kuganiraho, tugira ikindi gice bita ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi ushobora kuvuga uti ngewe mu buzima hari ijambo rimfasha rituma nkomera, ni iri ngiri wenda cyari niryo ngenderaho mu buzima busanzwe, rita quote of the day. Hari ibyo ufite? Iryo jambo ntabwo cyabura, ko ikintu ngiye nkunda kugenderaho cyane, urambajije nko ku munsi ukavuga ati hari ijambo riba rigufasha mu buzima bwawe bwose busanzwe.
ashobora kuba ari ijambo ryo muri Bibiliya, ashobora kuba ari ijambo ryawe, ashobora kuba ari umugani. Aya iryo riba rigoranye cyane kuko cyane ngiye nihugiraho cyane nuko mba ngomba kubyuka ngenda mu kazi nta kindi. Nta kintu bitwaye. Hari inama ushobora kugira umwana wicaye wenda cyangwa umwana ukiri mutoya ukiri muri ya myaka wari urimo udafite umubyeyi? Yego, ibyo ntabwo byabura. Inama namugira umwana nk'uwo ni uko ubuzima bwose nyine umuntu aba anyuzemo atagomba guhita yiheba ngo yumve ko ubuzima burangiriye aho ngaho bitewe n'ikibazo arimo. Agomba kwihangana akarwana nacyo bikagiraho igihe nyine birangira. Inama namugira rero ibyo byose mu buzima bwose nagiye nyuramo, urumva ko ndi wa muntu wabashije kuba nta kubagana ngo nibe ikintu cy'umuntu, ngo nkorakore, ngo nywe itabi, ngo nywe ibiyobyabwenge ibyo by'urumogi n'ibiki. Wumve ko nyine muri ubwo buzima bwose nagiye mbamo, nubwo nari ndi umwe ku giti cyanjye, ndi umwe nimenya nipapa nka nimama, ariko izo ngeso zose ndimo kuba namubwira ko atagenderamo ntabwo nigeze nzigenderamo. Nkaba namugira inama rero icyo gihe ko iyo amaze gutandukana n'ibyo bibi byose byo kuba yava ngo wagiye mu biyobyabwenge, giye kwiheba ngo aherane n'agahinda, kiba gikurikiyeho ari ugushaka umwuga yakwiga ukamuteza imbere. Yaba ari n'uburyo bwabasha kugeraho ko yakiga wenda n'amashuri asanzwe atari imyuga, akaba yakwiga. Ari igihe umuntu azamuka akabona nk'abantu bamufasha, akaba yakunda kwiga, akaba ari byo byazamufasha bikamugira uwo ndiwe kano kanya nanjye. Arakoze cyane kubw'inama tugiriye, kubwo kutuganiriza ndetse no kuduha umwanya we muri Dark Side. Mwumvishe Dark Side yiwe kandi mwumvishe inama yagiriye cyane cyane abana wenda badafite umuryango cyangwa ndetse n'abafite umuryango ariko bakomeza kwihugiraho kugira ngo bajye mu biyobyabwenge. Nta kintu na kimwe byakumarira usibye kukwicira ubuzima n'ubwo wari ufite. So ni ukwibuka kureba ejo hazaza no kuhategura. Ndabashimiye rero uyu munsi, episode yacu uyu munsi nta tuyisoreje. Nawe utaha, ciao, Imana ibarinde.